kamushora zirakaza indirimbo se mani mari kivuga kwa akagezi mani mari turamuzi ngumva bakari wa mutu yana kubona kera se ni go kabuki Yes, reka tubasuze cyane njyewe nitwa Masunzu ni Target TV mukomeje gukurikira ibiganiro byayo bigiye bitandukanye. So turi muri gahunda yo kugenda tuzenguruka hirya no hino mu gihugu ahantu hagiye hafite amateka azwi, ahantu hakomoka abantu b'ibyamamare. Kano kagezi akamureba niko bita akagezi ka Mushoroza. Akagezi ka Mushoroza kamenyekanye cyane mu ndirimbo y'umugabo witwa Mani Martin. Atuye haruguru hariya rwose twari turi niwabo mu kanya nako ni havuka ntabwo ari hatuye kuko atuye i Kigali murabizi. Hanyuma kano kagezi yakoze indirimbo hashize igihe ayita akagezi ka Mushoroza. Naka ngaka hari ibintu byinshi yagiye akavugaho byose murabyibuka mu ndirimbo uze no gufata umwanya wongera uyumve ariko wibuke ko akagezi yavugaga naka ngaka. Ngewe numva avuga akagezi numvaga ari umugezi munini cyane ariko rwose natunguye no kubona ari akantu gato cyane ngira ngo murabona amazi aba yaretse haruguru hari ikiraro turaza kwibereka byose ariko hari umugabo duhagararanye nawe ahangaha uturaniye kano kagezi wasanga nawe yaranakavomyeho cyangwa se akinakavomaho. Reka atangira twibwira. Murakoze cyane nitwa Byiringiro Damien amazina yanjye ababyeyi banyise naye ntuye hano haruguru ya kano kagezi kuko kano kagezi naka kera nukuri twese turabizi Mani Martin n'umuhanzi dukunda twese kandi ikindi turamwemera namwe mu kuba mutugannye turabakunda kandi turabishimiye. Kano kagezi navutse nkabona imyaka 27 mfite ndayishimira Imana. Wavutse ukabona akagezi ka Mushoroza wakavomyeho cyangwa kavomeyeho? Nakavomyeho nkavomeraho nta kibazo. Ikindi nakongeraho aka kagezi nakakera gusa hari igihe kibaho kakuzura ariko ntabwo ujya guzura cyane ngo urengerane kubera isuri bagiye bashyiraho imiringoti ituma amazi atagiramo cyane. Mani Martin rero akaririmba ese Mani Martin ubundi uramuzi mwarakuranye ahangaha cyangwa wamwumvise yarabaye umusitari? Mani Martin namwumvaga kuva kera aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mu by'ukuri ndanamuzi nubwo we atabanzi kuko nari nkiri umwana ariko ndamuzi. Mwayaga muhurira kuri aka kagezi? Aka kagezi ntabwo twajyaga tugahuriraho ariko iyo yazaga ino naramubonaga. We wavomye hano rero ko mbona se amazi yo kuri aka kagezi ka Mushoroza atari meza cyane ayo mwahavomaga mwayamazaga iki? Aya mazi twayogeshaga ibijumba mu gihe tugiye kubijyana mu isoko. Aya mazi tukuhira inka, aya mazi tukuhira ibitungwa, intama, ingurube, ihene. Hari ibintu byinshi cyane Mani Martin yagiye aririmba avuga ko bituranye n'aka kagezi. Urabizi? Ndabizi cyane. Ndabizi yaririmbye ko kagezi ka Mushoroza kagizwe n'ibintu byinshi kandi koko niko nanjye mbibona. Hari ibintu avuga ngo yajyaga arya avuye kuvoma ku kagezi ka Mushoroza sinzi ngo ibyitwa iby'indofanyo zibahe hafa. Indofanyo zahingaga hano haruguru yo kwa nyirakuru rwose nta kibazo ko yabivugaga niko bimeze. Ni hano haruguru gatoya rwose uzamutse gatoya uhita uhabona ni munsi y'urugo rwose. Indofanyo ni ibiki? Ni ibirayi niko kuva na kera twabyitaga. Unaye wabiriyeho? Nabireho rwose. Hanyuma wenda kano kagezi hano turi nyirizina kari nahaganaye? Aka kagezi gatandukanya Nyamasheke na Rusizi. Hano hakurya ni muri Rusizi, hano hakurya ni muri Nyamasheke. Hamwe avuga ngo ibiguzi ni hariya cyangwa ni hano? Ibiguzi ni hano, za Gikombe ni hano hirya. Harya handi yavuze ni he? Imugohe ni hakurya hariya. Nuvuga ngo abantu bavuye Rusizi bambuka kano kagezi bagiye hariya.
cyane rwose bajya guhahira muri za Bushenge nta kibazo. uzari ibinyabiziga bihanyura Birahanyura cyane kubera ko nta modoka ishobora kuhanyura, ariko moto, igare ni ibintu dukoresha. ko nta bantu se twahuriye nabo hano baza kuvoma, ntabwo abantu bakikavomaho? Impamvu abanyeshuri cyane cyane bo bakunda kuvoma aha ngaha baba bagiye ku ishuri, abantu bakuru kubera ko bazanye imigezi niho bavomaho. wowe ubu ngubu twari duhuye, uvuyeho ugiye he? Ngiye mvuye mu rugo, ngiye ku isite nyine gutembera. ukuntu turimo twa Mani Martin se Ndazikunda cyane rwose. turirimbiraho nka kamwe wibuka. Okay, gutya mwantunguye, ariko mu kanya gatoya ndahita nkaririmba rwose. hanyuma se uvuze ko wenda watangiye kujya umwumva cyane aririmba indirimbo z'Imana igihe cyangwa se zahimbiwe Imana, igihe cyaje kugira Mani Martin amera nk'aho bivuyemo atangira kuririmba indirimbo z'isi, wabyakiriye gute? Gusa njye ntabwo byanshishikaje kuko buriya ndasenga, ariko uko biri kose nanjye narabyakiriye nta kibazo. ubu se muhuye n'icyo wamubwira? Mani Martin namuhubira, nkamwereka ko nanjye inzira yanyuzemo bibaye ngombwa nanjye nazayinyuramo nkagera aho yageze. none nawe uri umuhanzi? Gusa ntabwo byari byajya mu buryo, ariko uko biri kose ndumva mu minsi iri imbere mbonye abantu bamfasha nanjye nakora. ariko uyu ugerageza ukaririmba nk'uturirimbo twawe cyangwa ari nako wakoze muri studio? Mfite akaririmbo kamwe niyumvamo. turirimbiraho gatoya. Iri ni ikosora. Merike denimeni sinjyameneka, nakunze umukobwa utagira urukundo, umeze nk'ikidondidondi cyangwa dondikeri, buri kabiri turahura nkumva namucamano, abantu bo ku isi babaye nk'inyamaswa, hura na mudaka ngwikanga yaguhitanye, nimuhura n'izikanguza zubare nk'utamubonye, Joshua sawa. hano kuri hano umusaza Joshua. hanyuma se ko wavuze ngo ukunda indirimbo z'Imana, ngo kuba ngo Mani Martin yaranabivuyemo ngo byarakubabaje, wowe ukaba uduhaye flow y'ibintu by'urukundo, ubwo wowe bimeze bite? Impamvu mbahaye iyi ndirimbo narababaye, ariko iki nicyo gihe cyo kwihangana. Akundanye n'umukobwa tuza gushwana dupfuye, ibintu bitari byiza bituma muri njye ngomba kwiyumvamo ko ngomba kuririmba iyi ndirimbo, naho mwagera hose babibabwira nta kibazo. wo hafi aha ngaha mwarakundanye? Yari uwo muri Nyamasheke. hafi aha babitubwira, none iyo nkuru y'urukundo rwanyu yaramenyekanye cyane kuko numvaga nta kibazo. byagenze bite? mwapfuye iki kugira ngo bimenyekane? yanciye inyuma numva birambabaje cyane. uramufata? naramwifatiye, agiye kumbwira ati mbabarira bibaho. umukobwa mwakundanaga yaguciye inyuma uramufata, wamufatiye he? Nasanze ahantu bari kuganira n'umuntu, nari mvuye gusenga, najya muhamagara kuri fone akambeshya ngo ari koga, ngaraje, umuntu arandabura ati ngwino nkwereka ahantu bari, ndagenda ndahamusanga, agahinda numva karanyishe, mpita ndamubwira ati komezanya n'uwo nguwo. none se wasanze hari igikorwa kindi barimo se, cyangwa wasanze bari kuganira bisanzwe? kuko numvaga mukunda cyane, numvaga ataganira n'undi musore, niyo mpamvu ibyo byose byabaye. ubu ntimukivugana, waramwihoreye, waramwibagiwe? Naramwibagiwe. aba hehe se? Iwabo, nanjye nibera iwacu. ubu byatumye wumva ibintu by'urukundo rwose bigushizemo cyane? Ntago byanshizemo cyane, ariko ntago nsigaye numva gukunda, nsigaye numva mbega ari ibintu ntiyumvamo neza. mbese ubu wakibera padiri? Oya da. Ntago naba padiri. hanyuma noneho uri umuhanzi, urifuza ko Mani Martin agufasha iki nk'umuntu nyine w'umuturanyi we? Mani Martin mubonye namushimira, kandi ikindi namubwira ati mfasha, mfite icyifuzo cy'uko wamfasha, ni ukuri ngiyumvamo cyane. byiyumvamo cyane. ubu se wenda uretse Mani Martin undi muhanzi wemera mu Rwanda cyane kabisa ku buryo uvuga uti uyu mujama ndifuza kumera nkawe ninde? Queen Cha buriya ni umuntu wanyuze, ndamukunda, ko indirimbo ziwe ndazikunda cyane. akarimbo ke uzi ngo tunyurizeho ka Queen Cha gatoya? indirimbo yiwe naba nzi iravuga ngo ntunge kure. Indirimbo ndayikunda, ijya inyubaka. Ntunge kure, hoya ntumbe kure, mu mutima wawe ho nshaka kuguma, nukururuwo ni
nifuje kuva kera, umutima wanjye uhora mu biganza, ubishatse nababara, wabishaka nkishima, kuko ni wowe byishimo byanjye. Joshua, hariya yitwa Joshua? Oya, izina ryanjye nitwa Dani, kuko nararihinnye niryo nabonye ryankwiriye. Nigeze kumva uvuga ngo kubita Flora, uravuga ngo Joshua. Impamvu Joshua ni akantu kambamo, kandi buriya n'izina nakunze, nubwo ntakunze kuba naryiyitirira, ariko ndarikunda kuko hari n'umusore w'ikamembe witwa Joshua, iyo namusanze aranganiriza byose turya duhuza. Yitwa Joshua? Yitwa Joshua. hanyuma rero turi gusoza, sibyo? Mani Martin nk'umuntu waririmbye kano kagezi kakamenyekana ubu mu gihugu hose bakaba bakazi, tukaba twavuze duti nka Target TV reka tuze tugasure, ubu hari n'abandi banyamakuru bandi bazaza, urumva? Sogira ubutumwa umugenera wenda muri rusange dusoza. Ubutumwa nabwira Mani Martin nuko tumukunda turi benshi, yazagaruka akadusura tukongera tukamubona, rwose turamukumbuye. Ubutumwa rero namuha ni ukuvuga ngo yakomeza indirimbo ziwe, ibikorwa byiwe akabikunda, mu by'ukuri natwe tumuri inyuma, kandi ni umuntu twiyumvamo. Ajya agaruka dusure rwose. Mani Martin wamuma namuhobera. Namuhobera. N'undi muhanzi wese ahava akagera, ikintu cyitwa umuntu w'umuhanzi ndamukunda. Kwinica hari hose atuze atekane, amenye ko Damiye amukunda rwose, uretse ko ntari navuga ngo turashyikirana, ariko bibaye ngombwa nkamubona nawe namusuza mbyishimiye cyane. Cyane. Hoya. Namusuza mu cyubahiro cye. Ese ni wamusoma? Hoya, ntago nabishobora rwose, kuko narakomeretse nabikubwiye. Niba wasoma Kwinica? Hoya. Kwinica agira ikintu umusaba, utangira urema hariya muri kamera, ubwira uti Kwinica ndagukunda, inge musore ugukunda. Hanyuma rero oya nta kibazo, hanyuma rero ndifuza ko twahura tukaganira ibi n'ibi, urebamo hariya muri kamera. Murakoze cyane. Kwinica ko biri kose ntaga nzi, ariko ngiye negeze kujya i Kigali ndamubona icyo gihe yakoze ibitaramo, by'ukuri naramwishimiye. Umuntu w'icyubahiro, ni umuntu wisanzura ku bantu bose, akabereka urukundo. Nanjye ndagira ngo mushimire, ariko azagerageza Rusizi adukumbuze kuri indirimbo ziwe, aze hano no kuri kano kageza karebe Mani Martin yaririmbye, arebe ukuntu ari na keza, kandi namwe mwahigereye mwabibonye. Ubwo rero Kwinica rwose turamukunda, cyiza namwifuriza nuko yakomeza ibikorwa byiwe rwose nta kibazo. Wageze kutubwira ko uza kubyibuka uza kuturimbira ku karimbo ka Mani Martin. Gira kutekereza turirimbiro gatoya. Nkunda buriya indirimbo yise Amazi Magari. Amazi magari, dore naya n'amazi, buriya umuntu avuga amazi abavuga amazi menshi. Se nayo yaririmbagara? Buriya saya hari inyanja, mbega ibintu byinshi, ariko buriya amazi magari. Amazi magari, amazi magari, tuza umukunzi yambuke, gabanya umuvumba tuza. Urakoze cyane. Asante Dani. Sawa sawa. Okay. So bamwita Dani, akunda Kwinica cyane, ndetse agakunda na Mani Martin. Ubwo rero Kwinica niba kano kaboneka kugeraho rwose, uzarebe ko uza gusura umuvandimwe Dani. Yavuze ko wagukunda cyane rwose, yavuze ko mu rukundo yakomeretse, ubwo uzanamugira inama nyine nk'umuntu wirirwa uririmba indirimbo z'urukundo. So ahangaha rero nakagezi kamushoza nkuko twari twabibabwiye. Reka ngira ngo mwamaze kubibona, ni indirimbo yageze kure cyane, ariko urabona ko akagezi yarimbaga ari gatoya cyane. Ubwo ntekereza ko n'abandi banzi nyine mwajya mureba uko mukora indirimbo nyine zikangurira abantu gutembera, gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda. So ngewe ndacyari Masunzu, ni Target TV. Ibiganiro byacu komeze gukora subscribe kugira ngo bijye bikugeraho bigisohoka. Asante sana.